Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kugukereza aqiqa kugira ngo izakoranwe n'undi munsi mukuru nk'irayidi n'ibindi, ese biremewe? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Aqiqa irimo ibice bibiri. Hari igice cya mbere cya aqiqa itari yageza igihe cyayo, umuntu asabwa kuzayikora mu gihe runaka, nk'umwana ukivuka usabwa kuyikorerwa ku munsi wa 7 cyangwa 14 cyangwa 21. Uyu nguyu utari wageza igihe, iyo afite ubushobozi ntago yemerewe kuyikereza no kurenza cya gihe cyagenwe, kubera ko ibyo bigabanya agaciro kayo, bikagabanya no gukurikira intumwa muri iyo aqiqa igiye gukorwa. Bityo iyo igihe kikiri imbere hanyuma ubushobozi bukaba buhari bwo kuba yakorwa, ahangaha ntago byemewe ko umuntu ayikereza akarenza cya gihe ku bushake. Iyo abikoze icyo gihe aba akoze ikosa, kubera ko aba yitandukanyije n'umugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma igice cya kabiri ni aqiqa igiye gukorwa ariko nyuma yo kurenza cya gihe cyagenwe, icyo gihe cy'iminsi 20 cy'umunsi wa 21 nk'igihe cya gatatu gikorerwamo aqiqa. Iyo umuntu urugero ashatse kuyikora nyuma y'ukwezi, hanyuma akumva ko ibyiza yayikereza akayihuza n'undi munsi runaka mukuru, cyangwa se umunsi runaka yasuwe n'abashyitsi, cyangwa se umunsi runaka w'irayidi, ahangaha harimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni umunsi kubaga kuri uwo munsi ari itegeko nk'irayidi nkuru, kuko ubusabwa gutanga igitambo kuri uwo munsi, icyo gitambo kikaba ari igitambo cy'irayidi. Ahangaha ntago byemewe ko izi niya uzihuza ngo ubage itungo rimwe ku niya yuko ubagiye aqiqa ukaba ubagiye n'irayidi nkuru. Ibi ngibi ntago byemewe. Gusa kubikora kuri uyu munsi ntago byo nta kibazo, ariko umugambi ukoze ubwo niwo uzahemberwa imbere y'Imana. Tunibutsa ko kubaga kw'irayidi bifite agaciro imbere y'Imana kurusha gukora aqiqa. Kubaga kw'irayidi bifite agaciro kurusha aqiqa. Ariko aramutse irayidi ntoya, irayidi ya Ramadani, hanyuma ku munsi w'irayidi akaba aribwo ubagira aqiqa, hanyuma ukagambira no kwakira abantu no kwishimishanya n'abantu muri uwo munsi mukuru, ntacyo bitwaye, kimwe no kuba wakereza ukazabaga umunsi wasuwe n'abashyitsi runaka w'icyubahiro kuri weho, cyangwa se n'undi munsi wundi ushatse igihe warengeje ya minsi 21. Ibyo byose ntacyo bitwaye. Wallahu a'lam.